ndabakira cyane baye ikaze kuri YouTube channel yanjye. So uyu munsi rero hano kuri kaminuza yacu East Africa University twagize ibihe byiza by'amateraniro. So baye ikaze mukomeze gukurikira ibikorwa byose biri gukomeze kubera hano. Ciao. Good afternoon. I think y'all are still asleep. Good afternoon. First, I want to thank Dr. Yama and Vice Chancellor, Professor Kabeta. Ndashaka gushimira Dr. Gabriel hamwe na Vice Chancellor Kabera. I want to thank them for their generosity today. Ndashaka kubashimira ukuntu batwakiriye neza uyu munsi. So often it is very difficult to have an opportunity to speak to students about spiritual matters. Ubundi biba bigoye kenshi kugira ngo uganirize abanyeshuri ku bintu bijyanye n'umwuka. About spiritual matters and things that pertains to our faith. Ibintu byose bijyanye n'umwuka ndetse bijyanye no kwizera kwacu. So I want to thank you, Vice Chancellor Kabera and Dr. Gamma for this opportunity. Ndashaka kubashimira Vice Chancellor Kabera na Dr. Gabriel kuri aya mahirwe. And I also thank all the leadership and all of those that have come together to make this possible. I also thank you for the worship team that came and led us in worship. Nshaka gushimira abayobozi bose ndetse n'abandi bose bagize uruhare mu gutegura iyi semina ndetse na worship team. About a year and a half ago, I was traveling from the United States to Uganda. Mu gihe cy'umwaka n'igice gishize nari ndimo gukora urugendo njya muri Uganda. I had been traveling back and forth from the US to Uganda for several years. Maze igihe ngenda muri Amerika nkagaruka no muri Uganda mu gihe cy'imyaka myinshi ishize. I was chosen to go to Uganda as a student when I was graduating from a university called Tuskegee University. Naje kugirirwa amahirwe yo guhitwamo kuba naba umwe mu bantu bazagira urugendo muri Uganda ubwo nari ndimo kwiga kuri university yitwa Tuskegee muri Amerika. So I kept coming back to Uganda. Nakomeje ngaruka muri Uganda. About a year and a half ago, my luggage was stuck in Europe. Mu gihe gishize mu mwaka ushize igikapu kiwe cyageze kubura. It was actually stuck in a place called Amsterdam. Cyahuriye ahantu hitwa muri Amsterdam. So I was passing through Rwanda, going to Uganda. Nari ndimo kunyura mu Rwanda kugira ngo ze kubasha kujya muri Uganda. But I got stuck in Rwanda because my luggage didn't come from Amsterdam. Ariko byaje kuba ngombwa yuko kuba mu Rwanda kubera igikapu cyanjye cyari cyaheze muri Amsterdam. So I was stuck in Rwanda for 3 days. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko kuba mu Rwanda iminsi. I went to the Kagame Memorial Genocide. I went to the Genocide Memorial. Nagiye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. And I just moved around all over Kagame. Nabashije no kujya ku zindi nce zitandukanye muri Kigali. Within 3 days, mu minsi itatu, I had fell in love with Rwanda. Nari namaze kujya mu rukundo rw'Rwanda. So I decided to come back again. Mitamo ko nzongera kagaruka na none. I met this one guy at
Kigali Heights. naje guhura n'umugabo umwe kuri Kigali Heights, And we started talking, and he invited me to his church. twatangiye kuvugana hanyuma antumira ku rusengero ateraniraho. So I visited his church, and I had an opportunity to preach the gospel. hanyuma nza gusura urusengero aho ateranira ngira n'amahirwe yo kubabwiriza ubutumwa. So I asked the elders of the church and the pastor of the church if they would pray for me. I was looking for a wife. Saba abakuru bo mu itorero ndetse n'abapasiteri babo ko bansengera kuko nari ndimo gushaka umugore. They prayed for me. Baransengera. And so about a week and a half later, hanyuma hashize icyumweru I met my wife. We began dating, and then we got married. Tangira guterekana hanyuma tuza no kubana. Yes, I swept her off of her feet. Naje nyine kurangiza mwegukanye. So I thank the Lord for answering my prayers. Ndashima Imana ko yasubije gusenga kwanjye. There was a king, and he had this very beautiful daughter. Hari umwami yari afite umukobwa mwiza cyane. I mean, he had one of the most beautiful Rundi's daughter you could ever imagine. Ndavuga mbega umunyarwandakazi mwiza cyane wigeze kubaho. And the king said that he was looking for a man that he could marry his daughter to and give him all of his wealth. Hanyuma umwami aravuga ngo ndashaka umuhungu ushobora kuza agatwara umukobwa wanjye nkamwereza n'imitungo yanjye. So there was 3 men who decided to take the challenge. Hari abagabo batatu biyemeje gufata ayo mahirwe yo guhatana. There was a Ugandan man, a Kenyan man, and a Rwandan man. Hari umugabo w'Umugande, Umunyakenya ndetse n'Umunyarwanda. The king said, here's the challenge. Umwami aravuga ngo noneho ngaho iki nicyo mugiye guhatana. You have to jump into the river with all of these crocodiles, swim to the other side safely, and you can marry my daughter, and I'm going to give you all of my wealth. Umuntu yagombaga ko kuva mu mazi cyangwa se kujya muri ayo mazi agomba koga akoga kuko harimo ingona hanyuma akagera ku ruhande rwo hirya akabura gutsindira umukobwa w'umwami. That river has so many wild crocodiles and alligators in it. Uwo mugezi rero wari ufite ingona nyinshi cyane. So the king man decided to go first. Umunyakenya aravuga ati reka nimaze. So the Kenyan man, he ran and jumped in the river and started swimming into the middle of the alligators. Umunyakenya rero ava muri wa mugezi atangira koga harimo n'ubundi bwoba. He was swimming through many of the alligators. Yari arimo koga ariko harimo ingona nyinshi. And as he got to the other side, he put his feet on the bank of the river. Uko yari amaze koga rero ashira ikirenge cye ku nkombe uko yari asoje koga. Before he could put his other foot on the bank of the river, the alligators grabbed him by the arm and ate him up. Mbere yuko ajya gushiraho ikindi kirenge ingona ihita ifata akaguru. The Ugandan man, he started shaking his head. He said that I want to go second. So he ran and jumped into the river and started swimming in the alligators. The Ugandan man was kicking the alligators in the face. He was swimming through all the alligators, and he got to the other side of the river. When the Ugandan man got to the other side of the river, he put one foot up and then he put the other foot up.
ashyiraho n'ikindi cya kabiri. Just as people were about to start cheering for the Ugandan man, two alligators grabbed him by the foot, pulled him back into the river, and they ate him up. Ubwo rero abantu bari bagiye gutangira gusengura ko yatsinze, zirangora ziraza zifata ya maguru y'intoryi zimukurura mu mazi zirangije zirabaziba. The running man came to the edge of the river lastly. Umunyarwanda nawe araza. He looked down at all the alligators. Areba muri cya mazi aragiye kuvamo amura muzamura n'ubundi ziri. He started shaking his head. Atangira kuzunguza umutwe wiwe. Someone in the audience said, "Jump." Umuntu rero muri bandi bafanaga ati gwa mu mazi. He started shaking his head as he was saying no. Ariko agomba kuzunguza umutwe avuga ngo oya. Someone in the audience says, "I'm a guru." Umuntu mu bafanaga aravuga ngo amakuru. And the running man said, "Nanjye." Umunyarwanda aravuga ngo ni beza. They said, "Jump." Mujye mu mazi. Somebody in the audience said, "Beat that." Umuntu mu bafanaga aravuga ngo bitese. Somebody said, "Nip Jesus." He said, "Nip Jesus." Abana baravuga ngo ni byiza. The running man still would not jump. Umunyarwanda ariko ntabwo yari yagasimbutse mu mazi. So somebody came up behind the running man. They pushed him in the water. He started swimming across the alligators, and he got to the other side. Umuntu aturuka inyuma y'umunyarwanda arangije amusunika mu mazi atangira koga akubita za ngona ku ruhande hirya no hino kugira ngo ajye ku He ruhande. put one foot up on the bank, then he put another foot up on the bank. Ashyira ikirenge cye ku nkombe cya mbere ashyiraho n'icya kabiri akuru. Just as he started walking up on the bank, Hanyuma ubwo yari atangiye noneho kugenda handi ku nkombe, 3 alligators jumped up and tried to grab him by the leg. ingona eshatu zigerageza kumusumira ngo zimukurure zimusubize mu mazi. The running man kicked the one alligator in the face. He kicked the other alligator in the face, and he just punched the other alligator in the face. He got to the other side. Arangije umunyarwanda arangije akubita ingona imwe akubita n'indi akubita n'indi isigaye abasha kujya ku ruhande rwo hirya. So all the running people were just screaming and shouting, "Yes, yes!" They were cheering for the running man. Abantu bose b'abanyarwanda bose batangira kumukomera amashyi bamubazaguza cyane nyine kuko yari yatsinze. So the king ran to the running man. Hanyuma umwami aza yegera wa munyarwanda. He said, "Running man, are you ready to marry my daughter?" Aramubwira ngo ese wa munyarwanda witeguye kuba washyingiranywa n'umukobwa? The running man said, "No." Umunyarwanda aravuga ngo oya. The king said, "Well, surely you want all of this wealth. You want all of these running francs correctly?" Umunyarwanda umwami aramubwira ngo cyangwa se ukeneye amafaranga n'imitungo yose mfite nashyize aha ngaha. The running man said, "No." Umunyarwanda aravuga ngo oya. So the king said, "What do you want, running man?" Umwami aramubaza ati ese wa munyarwanda we urashaka iki noneho? The running man said, "I want the man that pushed me in the alligators." Umunyarwanda aravuga ati ngenda ashaka umuntu wansunikiye muri aya mazi. Today, I'm going to push you in the alligators. Uyu munsi rero nanjye ngiye kubasunika muri aya mazi y'imigoni. Let's pray. Gusenga. Father, we thank you for this time today. Natwe turagushimira. Lord, may you push us deeper into the water of faith. Natwe dusunike mu mazi yo kwisi. And Lord, may we not drown as you push us. Kandi natwe turagusabye ngo ntiturohame mu gihe waba udusunitse. May we remain steadfast and focused as we swim across the spiritual alligators of life. Uduhe guhora duhamye mu gihe turimo koga turwana n'izo ngona zitandukanye. Father, we ask you to bless the rest of our time together as we talk about things to look for when choosing a life partner. Data turagusabye ngo uduhe umugisha mu gihe turaba tuganira ibyo umuntu ashobora kugenderaho abo mu bazaba. And Father, I pray that I would not come with any persuasive words of wisdom, but of a demonstration of power by your Spirit. Kandi data ndasenze kugira ngo site kugira iby'ubwenge biganza ahubwo mvuge iby'ubwenge mpabwa n'umwuka wawe. I pray that everyone's faith will rest upon your power
ngo kwizera kwa buri umwe wese gushingire ku mbaraga zawe. And no persuasive words that I can try to bring. Hatarimo amagambo y'ubwenge nagerageza gusa. In Jesus' name I pray. Mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Amen. If you will, begin in Genesis chapter 24. Genesis chapter 24. Duhurire mu itangiriro 24. If you can look on your Bible app, you can go to Bible Gateway, you can go to blueletterbible.com, Bible Gateway, or you can go to blueletterbible.com and click on that, and then you can just click on Genesis chapter 24. Ushobora kujya kuri Google ugasachinga Bible Gateway niho ubasha kubona kuba wasachinga different scriptures hanyuma cyangwa kuri Blue Letter cyangwa se Bibiliya yera mu Kinyarwanda. I believe one thing is for sure in life, Nizera neza yuko mu buzima hari ikintu that we all have role models. ko twese mu buzima tuba dufite abantu dufataho nk'urugero. We all have those people we look up to. Dufite abantu duhora buri gihe dufatiraho urugero. We have those people who we allow to give us advice and counsel. Dufite n'abantu tujya twemera yuko baduhereza inama ari mu buryo bwo kugira ngo badukansure. It's very important to have somebody that you trust to give you advice and wise counsel. Ni iby'umukora kugira ngo ube wagira umuntu ushobora kukugira inama nziza ariko kukansure. Living today in this very difficult world, it seems to me that everyone has decided to do their own thing rather than to take advice. Kubaho mu buzima muri iyi minsi bigaragara yuko bigoye ko umuntu ashobora kuba yafata inama y'undi muntu. I don't know about Rwanda, but in America, people do not listen. Young people do not listen to their elders or to those who are, or even their fathers and mothers. Ntabwo si mu Rwanda ariko muri Amerika biba bigoye kugira ngo umuntu abe yakumvira umubyeyi we mama we cyangwa se papa we. But today in Genesis chapter 24, we're going to get some advice from our father, Abraham. Ariko uyu munsi turaza kubona yuko mu ntangiriro 24 ariho turakura inama turakura kuri papa wacu Aburahamu cyangwa se sogokuruza wacu. Our father Abraham is going to give us some wise counsel and some advice in how in choosing a prides itself on being an international institution with a diverse and inclusive student body of over 3,942 students, and our campuses in both Kigali and Nyagatare serve as a welcoming environment for students from different religious and cultural backgrounds. So this diversity is one of our greatest strengths, and we are proud of offering a space where students can come together to learn, grow, and form meaningful connections. A wonderful example of our commitment to fostering unity is the recent initiative where Pentecostal groups came together under the Unity Church to meet as one body. We thank the leadership of Unity Church for coordinating this initiative, and we look forward to more such efforts even in the future. We also take this opportunity to express our gratitude to Pastor Eddie Chambers and Anita Chambers for their work in promoting dialogue between students in different universities. I was discussing with Pastor Eddie Chambers, and he was telling me that for the last month he has been traveling in different African countries, discussing and making such an event within different universities. We are very thankful for that, because the connection and the promotion of dialogue between students of
different university and different background, that connection you are making is really paramount. And earlier this month, they invited students from Kumba University to engage with Christian youth in Rwanda. This is also an effort that exemplifies the spirit of cooperation that we value so highly in our academic community. As the immediate chair of the East African University Council, I believe that such collaborative activities are vital for the development of our students and the East African University as a whole. I strongly encourage more initiatives that promote unity, understanding, and mutual respect, as these are essential for building a stronger and more connected region. Today's theme seems to look for in a dating relationship is both timely and very important. The youth today face many challenges in navigating relationship, often due to a lack of clear guidance in choices. I'm reminded of the wisdom in the Proverbs 3, verse 5 up to 6, which says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." I hope that today's seminar will provide valuable insights that will guide our students in making wise, informed decisions in their personal relationship, guided by faith and wisdom. As a professor of entrepreneurship, I would like to add a few remarks about the importance of trusting in God as we work together towards our goals. The Bible reminds us in Colossians 3, verses 23 up to 24, it says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward." God created us to be productive and to develop not only ourselves, but also our communities and the nation. Let us always remember that as we trust in God and work hard, He will bless the work of our hands. Finally, ladies and gentlemen, I want to express my deepest gratitude to all of you for attending today's seminar. I look forward to the enriching discussion ahead, and I trust that we will all live here today with a deeper understanding of how to build a strong, trusting relationship, both in our personal lives and within our communities. Thank you once again for being here. I wish you all an insightful and enjoyable seminar. Thank you, and God bless you. In his household, the one in charge of all that he had, put your hand under my thigh. Hari ikiganiro cyabereye hano no Mumateraniro yarameze. Reka tubakomere amashyi. Today, they're trying to help us to realize our session of today, so we really thank them. As you heard, you can get some information from the Black Bill. Yeah, that's the The Black Bill Club. Okay, reka dusenge, nyamuneka ntutahe, turahita dukomereza ruguru muri restaurant hano hejuru, Nanjye. Tugiye gushira ibyari by'umwuka, ariko dukeneye
Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana nyir'ibihe uwera wa Israel, tunejejwe n'uyu mwanya waduhaye wo kwiga ndetse no gusobanukirwa byinshi mu byo watugeneye uyu munsi. Tugushimiye kubw'abashyitsi watugeneye, tugushimiye kubw'abaririmbyi watugeneye, tugushimiye kubw'ihumure waduhaye uyu munsi tariki 30 umunsi w'impinduka nshya mu buzima bwacu. Kandi ntibibe none ahubwo bikomeze kuba, kuko tuva mu byiza tujya mu bindi. Ijambo ryawe riravuga ngo tuva mu byiza tujya mu bindi, reka ubutaha bizaba ari byiza kurusha ibi. Ubashe kubana natwe, wakandagiye hano, ujyane nawe mu rugo, ujyane nawe mu kazi, ujyane nawe mu buzima bwe bw'ibanga, ubuhindura umugisha kubera yuko yageze hano. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Musuhuzanye tugenda, musuhuzanye tugenda. Ntugende utabajije mugenzi wawe izina kuko uzakira nawe So guys, nkuko mubibona rero aho ngaho twe tugiye gufata ifoto y'urwibutso. Aho ngaho rero twese turi kujya mu mafoto, tuba turi benshi cyane, hari n'abatari bagiye mu mafoto. So aho ngaho rero murabibona ni kuri East Africa University, aho twari turangije amateraniro, tugiye gufata amafoto, aho twari tugiye gufungura. Nabibona aho ndi gufata utuvideo tw'urwibutso. Natesha abantu umutwe, umva nabaye umunyamakuru w'umunsi. Nuko rero aho hose muri kubona twari tugiye kwiyakira, abantu twari twagiranye amateraniro, twari tugiye kwiyakira muri resitora ya kaminuza. Oh my god, umva iyaba kaminuza zose zabagaho mu Rwanda, bagiraga amateraniro nk'ayo tugira, bakagira igihe cyo gusangira, umva nta munyeshuri utazajya usenga. Bino bintu ngiye byanejeje cyane, kuko umva ku cyumweru abantu benshi ntabwo tubona umwanya wo kujya gusenga kubera amasomo, ariko umva kaminuza yacu yazanye systeme nziza. Umva nararikira abantu bose kuza kwiga kuri East Africa University. Ni kaminuza nziza cyane, itanga amahoro, itanga ubuzima, itanga ubumenyi, itanga ibintu byose, itanga n'urukundo ku bantu batarufite. Rero abo ni abanyeshuri bose twigana muri campus iwacu. Umva uyu mwana ndamukunda cyane, ahantu hose bari kumbwira ngo wanyweye muri kamera yawe, buri hantu hose bari kuntonganya ngo mukure muri kamera, kubera ko ntakunda kamera, ariko umva nawe wagira ngo ahantu hose mba nibereye nawe agomba kuhaba. So rero dore umukozi w'Imana na madamu we bari badusuye. Reka mbararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro byose.